Juno kaza muga ya okay episode gatatu yakubise imbohe ndacyari Junior GT w'Imana Kimizi mefu y'u Rwanda ni wa musobanuzi ushoboye ndetse unashobotse bahaye ikaze mugasobanuye nyuma ya Juno ya Big Bang Bati Otsma Nachari Junior GT w'Imana ni GT Business Group kuzaniye nk'ibisanzwe bakise imbohe akeskia inzira ya mukuyi wawo azayisubira mari wina hagataho aba DJ tangazo ribareba company nta kubwiye ntikaze yitwaje ngo urabona ngo nkwe ngo baransinyiye ntayivuze anga muri filime nta musanzu wende yatanze nyine yabanagiye nta kundi nayo witangiye ari kumenya ko bayaririye ubusa hari amakampani arimo kuvuka umunsi ku munsi y'abamamyi bashaka amaramuko bitwaje ngo Junior GT ngo turamufite ngo urabona ngo na Dylan Kabaka ngo nkwe nabyo nakubwiye ahangaha habe natanu uzabahereza unayatanze ubu yajugunye mubitondere hari abaje ngo ni za future ngo ibiki n'ibiki ngo nkwe mubitondere rwose mubagendere kure binakunze mubajyane muri RIB mubareke ako nagatangazo kareba aba DJ umusanzu wanyu rakomeje nk'ibisanzwe ni GT Business Group hamwe na koperative y'aba DJ USPC ibitari ibyo mvuze ni muzabikurikire okay akubise imbohe episode gatatu cyari Junior GT w'Imana mbahaye ikaze mugasobanuye abavuzi gakondo bakoresha imiti iva muri East African Community igisubizo ku ndwara zananiranye burana n'abaganga b'imiti kabariwe ikomeye kandi bakaba ari n'abahanga mu kuvurisha imiti agutega amatwi aguha inama ku ndwara zananiwe n'imiti ya kizungu iyo miti bayirazwe na basekuru iremewe ndetse yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania niwe wagufasha ku ndwara ufite yananiranye ahantu hose muganga Aida agufasha mu ndwara zikurikira Dr. Aida barakuroze ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza homa urwaye asthma mufitanye amakimbirane mu muryango ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro n'izindi ndwara nk'umutima umutwe udakira kuva cyane ntukame ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa n'izindi nyinshi tutavuze hejuru wadusanga aho dukorera Karuru ku gahanda kajya icyapa cyanditse izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610 Dr. Aida. No tengo otra vez, a mí la libertad me la